Umwaka ni 1992 ku mpaka w'igihugu cya Sierra Leone n'igihugu cya Liberia hari harimo guca ibintu urusaku rw'amasasu ibibombe bya muzinga byari gufata intera abantu barapfaga ku binubwiza hari platoon y'abasirikare 12 ariko abo ngabo baraba ku ruhande rwa Sierra Leone cyari gisirikare gisa naho kidafite ibikoresho bakoreshaga imbunda zo myaka yo hambere na amasasu menshi bari bafite ibintu byari byabakomeranye ku rwego rwa nyuma. Icyakora inyeshyamba zo ku ruhande rwa Liberia zo zari zifite ibikoresho byo ku rwego rwa nyuma nanone byari bigezweho icyo gihe. Za nyeshyamba zaje kurekura rocket iragenda iwushura ku kaguru neza k'umusirikare wo muri Sierra Leone. Icyo gihe abasirikare bari muri platoon y'abantu 12 baje guhamagara muri ministeri y'ingabo ya Sierra Leone barababwira bati mushobora kuba mwadutabara mukaduha medvac cyangwa se medical evacuation. Icyo gihe babareye sini barababwira ati ibintu ntabwo bishoboka, yaba medvac ntaye hari ndetse n'akajugujugu ishobora kuza gutwara uwo muntu bakamuzana mu bitaro muri Freetown nayo ntaye hari. Abasirikare barababaye byahatari. Muri abo ngabo bababaye harimo umusirikare waje kumenyekana cyane witwaga Valentin Esglabo Melvin Stresser. Uyu nguyu benshi bamumenye nka Stresser. Uyu nguyu nabagenzi bafashe gahunda baravuga ati tugomba kujya muri State House, tugomba kujya mu biro bya Perezida tukareba what's happening, kwera ki batadufasha kandi natwe turi kugwanira ubusugire bw'igihugu. Abasore baragiye kugera mu biro bya Perezida kwa kundi binjiye n'ibigufu byinshi, umwe kubise umuryango kwinjira basanga ni Perezida wicaye muri toilette. Perezida wari icyo gihe yitwaga Joseph Momo yese ababwira tubutegetse ndabahaye. Abasore batoya bari mu myaka 21 kugera ku 25 batangiye kuyobora igihugu. Ariko icyo gihe bari bafite agasuzuguro n'ubwo igihugu bakitumbagije ubukungu igihugu bukazamuka. Icyo gihe ndetse uwari umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth yaje guhamagara aba basore ngo baze bajye mu nama. Icyo gihe ari inama ya Commonwealth yabaye mu Rwanda. Abasore bamurya sini, abantu barikanga bro. Uyu musore waje no gufata ubutegetsi witwaga Stresser yaje gupangirwa coup d'etat, ariko aza kubivumbura. Abivumbuye yaje gufata abasore bagera muri 12 bari bateguye coup d'etat. Abasore kwa 12 bose arabafashe bajyana ku nyanja abazigira ku byuma, arangije zarabo twita aba firing squad. Babakije umuriro b'abasore 12 bose bahita bapfa. Ku makuru mabi baje gusanga babasore bose bishwe bivuga ko bari bateguye coup d'etat ya Stresser, bose bari inzira karengane. Kuva icyo gihe Stresser yatangiye kwitwa umubazi wa Sierra Leone. Byaje kugenda biterwa umusore wafashe ubutegetsi akiri umwana ku myaka 25 n'iminsi 3 biza kugera ku rwego yitwa umubazi wa Sierra Leone, ndetse bikaza kugera ku rwego ariko ku butegetsi n'wari umujyanama wari nimero ya 2 mu gihugu, bikaza kugera ku rwego ajya kwiga mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko United Nations ikaza kumwima milevare akagaruka mu gihugu aho ubuzima butaje kumworohera, akaba ari umuntu wajyanye muri rehab nyinshi cyane kubera ibiyobyabwenge. Ari umuntu wasuzuguye cyane muri quartier, ari umuntu udafite icyo avuze muri quartier. Byaje kugenda biteye kugira ngo uwo yizeye nawe mugambanire ariko nanone aza kumugororera. Byaje kugenda bite ngo Stresser waje gusinda ubutegetsi akazajya ry'abana arenzaho abandi. Abasore bari bamukikije b'imyaka 21, abasore bajyaga mu nama bambaye amapok down. Politiki kaza kubana n'igihugu cya Sierra Leone, igihugu bakakivana mu manga bakakizamura bushoshori, ariko nanone bakaza kugisubiza mu manga ireza ahandi bagikuye. Reka turebe ko byaje.
King 1, King 2, King 1, King 1, King 2, King 2, King 1. Nyita Kanyamagambo, nyita Kabarankuru, nyita Intare y'Inkare. Of course, I'm the #1 storyteller in Rwanda. Abaro, reka dutangire. Turi mu 1992. Icyo gihe hari hagezweho ibintu twitaga amarevolution. Icyo gihe hari hagezeho abasirikare ari bakora amakudeta mu bihugu byabo bagatekinga power bagafata ubutegetsi. Hari hasigaje imyaka 2 gusa kugira ngo mu Rwanda RPA inkotanyi ifata ubutegetsi. Nayo bari abasirikare bari baturutse mu buhungiro bakaza kwibumbira mu cyo twise RPA, ariko yari ifite n'umutwe wa politike twise FPR inkotanyi. Nanone mu myaka yari yabanje muri Uganda kuri Yoweri Kaguta Museveni, nawe yararimo abicara gacika aho yaramaze gutekinga power mu gihugu cya Uganda. Cyari igihe cy'amarevolution. Igihugu cya Sierra Leone gifite umurwa mukuru witwa Freetown, ni igihugu kiri mu burengerazuba bwa Afrika. Icyo gihugu gituranye n'ibindi birimo za Liberia n'ibindi bihugu. Icyo gihe abantu bo muri Liberia bari baranze gukora, bari baranze gukora. Hari imitwe y'inyeshyamba yirirwa isakirana n'ubutegetsi. Biza kugera ku rwego za nyeshyamba ziva mu gihugu cyabo ziza ku mpaka wa Sierra Leone. Icyo gihe ubutegetsi bwa Sierra Leone bwaje gufata abasore b'inkorokoro bari mu masquad atandukanye, bari mu maparatuni cyangwa se aba special force, ragati mugende muhangana ziriya ngegera ku mpaka. Abasore barifunze ukwasi barazamuka bagera ku mpaka. Bageze ku mpaka barasakirana n'inyeshyamba. Ariko igihugu cya Sierra Leone mu buryo bwa mikoro cyari gisa naho kiri hasi. Noneho byagera mu buryo bw'igisirikare, ku bikoresho by'igisirikare, ku bikoresho by'intambara, byo cyari kiri ku rwego rw'inyuma cyane. Abasore barasana n'inyeshyamba zo muri Liberia, ariko inyeshyamba umuntu atamya bazazakwa ibikoresho zibamwisha mu rusafaya rw'amasasu. Ku ruhande rumwe hari abasirikare bo muri team zitandukanye, navuga ngo ni amabatayo, ariko none hari platoon y'abasore 12. Leta Sierra Leone yaje gufata abasore b'inkorokoro bari mu special force, barifungwa kwasi bajya ku mpaka. Bageze ku mpaka, iyi leta navuga cyane mu gisirikare bari hasi cyane kujyanye ibikoresho. Mani bari barimo gukoresha ibikoresho byo muri za, ariko abasore ariko inyeshyamba zo muri Liberia zo zari ziri ku bikoresho bya outdated, byari ku bikoresho by'uwo munsi rigezweho. Bafite ma rocket launcher, bafite izo twita za burende, bari ku gikoresho papa. Man, abasore bagezeyo, ariko akaba harimo bo muri platoon imwe yarigizwe n'abasore 12. Abasore 12 bigabanyamo 6 n'abandi bajya kuri 6 kuri side imwe n'abandi 6 bajye kurasa. Ya team y'abasore 6 bajye ku ruhande yaririmo Melvin, yaririmo Stresser. Muri ba basore be bari kumwe haje isasu dica ku kaguru k'umusore gutya, riramuhinguranya gutya, umusore atangira kuva amaraso menshi. Abasore base bandikira ministeri yabo n'umugabo w'ingabo zabo za Sierra Leone, abagira ati umusore wacu uri hasi, inyeshyamba zamaze kumushyira hasi, ariko ku mahirwe make babariye sine. Abasore barababara fo, baravuga bati ni gute leta idashobora kutwitaho kandi ariko turi kurwanira igihugu. Baragerageza bamagara umushuti wabo umwe wakoraga muri ministeri, asaba ati basa man, ubufasha buragoye, rogati mutwohereze helicopter izifata uyu umusore arimo kuvirana bya hatari, nta kintu turuze kumufasha, mumujyana mujye kumuvura. Mujyama aravuga ati man, ikintu kijyana na kajugujugu yo man biragoye kabisa. Undati noneho muduhe medvad, mutwohereze basi umuganga aza dufashe, muduhe naya miti n'iki murabona iyo umuntu akiri inkomere hari ibinya n'iki ya miti ya mbere. Umusore wakoraga muri ministeri aravuga ati basaza man, nabambabeshye kabisa, ibikoresho nta bihari, niyo mituretse ni nakajugujugu cyangwa umuganga. Ibikoresho birasa naho turi hasi man, nabyo ubwabyo nta bihari. Man, abasura agahinda karabishe karabishe. Barangije
bikora mu umwe wari warasomye mu bintu bijyanye n'ubuganga n'iki araza aramubaga wa wundi mugenzi wabo aramufunga aramudoda ariko mudoda mani nta kinya abasore agenda karabica bro kabishe bahise bavuga bati noneho ibi ngibi ntabyo dukwiye kuva hano tujya kureba perezida tukamubaza buryo ki atatwitaho kandi ariko tugwanira igihugu abasore agenda karabica bamaze kubica man barikora hagati tugomba kujya State House ariko bari bafite gahunda ebyiri iya mbere kwari kugenda muri State House no mu biro bya perezida bakareba za mpapuro n'iki urabona hari udupapuro n'iki bareba uburyo cy'igihugu ese amafaranga ajyahe n'iki then bamara kwipanga bakareba aho amakosa ari bakazagenda bagiye gutekinga power mu gihugu cyabo bagakora perezida basanga ananiwe bakamukuraho uwo wari uri imbere cyangwa se wababaye cyane yari stressa ariko aho ngaho reka dukure pause gatoya reka dufate pause gatoya mbasubize gatoya ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane muri 1967 hari muri Freetown havuka umwana w'umusore avuka ku muryango usanzwe nk'abandi bose yari umuryango mwiza amazina bamwita Valentine Escalbo Melvin Stretcher yakoreye mu muryango usa naho udakomeye cyane muri Freetown aho ngaho mu cyaro ariko nyuma aza koherezwa kwa nyirakuru arakurira Stretcher yize neza asoma secondaire asoma kaminuza muri 1985 nibwo yaramaze kugraduatinga muri kaminuza yari umuhanga usore wize neza avuga ururimi fresh muri 1985 amaze kugraduatinga muri kaminuza yaragiye gukora akazi kari kamutegereje. Let me tell you, hari uburyo buri wese yaranje kwiga man. Hari uburyo avuga ati ngewe ninsoza nzaba doctor, nzaba umuganga, nzaba ingabo, nzagira gute. We ikintu cyari kimuri mu maraso kwari kurasanira igihugu. Of course, yari welcome mu gisirikare cya Sierra Leone, cyane ko ari n'umuntu wari umaze kwiga kaminuza. Yagombaga kujya muri kadete yabereye ahantu ntabwo mpibuka neza nkaza kubabeshya amaze kugraduatinga muri kadete amaze ngira ngo yakoze ikosa umwaka muri 1986 aza kwinjira mu gisirikare cya Sierra Leone. Amaze kwinjira muri Sierra Leone baje kumutuma mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Liberia icyo gihe byari ibintu biri gushika bikayoba kunyeshyamba zari ziri kurwanya ubutetsi bwa Liberia icyo gihe. Umusore yagiyeyo akora akazi neza fresh, amaze kugasoza avuye mu butumwa agaruka muri Sierra Leone. Cyagiye kiri kutekereza amano masasa amaze gurana nawe muri Sierra Leone, yicaye agiye kumva mu butumwa bati abantu bavuye muri Liberia muri intambara ahubwo ntabwo mwayisize intambara yabakurikiye. Kumbi babantu bari bagiye kurinda ubutumwa bw'amahoro muri Liberia ba Sierra Leone byaravuze bati mwebwe mwaje kudutera iwacu natwe turakurikiye iwanyu. Byihebe biraza bigera neza ku mpaka wa Liberia na Sierra Leone. Ubwo rero base bavuga bati noneho abasore baba special force na babandi baturutse mu butumwa gukubita byihebe mugomba kujya mu burasirazuba ku mpaka wa Liberia mukajya guhangana byihebe. Abasore bari coachinze barambara bukwasi barifunga bukwasi ibikoresho ari nabyo ariko ibikoresho bari bafite byari out of date. Ibikoresho bari bafite nta mbaraga byari bifite. Ibikoresho bari bafite byari byo mu myaka yo hambere bisa naho president wabo ibintu by'igisirikare cyane atabishyiragamo ingufu. Abasirikare baragenda bajya kurasana n'inyeshyamba za Liberia. Inyeshyamba za Liberia zari zifite ikitwa igikoresho, bari bafite imbwa z'ibikoresho bro, I'm telling you. Hey, umuriro ubwo bariyo hari platoon y'abantu 12 harimo bamwe bari bavuye n'ubundi mu butumwa bw'amahoro muri Liberia. Baravuga ati noneho mwebwe mugomba kujya guhumusada bariyo urumva bari bohereje abantu badanje ariko bagahita abasore n'ubundi baza akazi bakoze na byihebe buri byihebe birabatinya mureke n'ubundi basubireyo. Abasore si basubiyeyo se. Bagezeyo rero nibwo izanyeshyamba zabakijeho umuriro biza kugera ku rwego babatera igisasu. Bamaze kubatera igisasu man ibintu byari bibi cyane. Nibwo rero abasirikare batangiye kurakara bavuga bati ni gute leta
itaduha ubufasha kandi ariko turi kurwanira igihugu. Baravuga ati no, tugomba kuva hano tukajya mu biro bya president, state house no muri office ya president, tukajya kureba what's happening there, kuko baramaze gusaba umusada. Umugenzi wabo mani yapfuye bamureba apfa ari kubreedinga, bamudoda ari kumva, ariko n'ubundi bikomere biza kumuhitana. Bagira umujinya abasirikare babibona. Stressa Melvin nibwo yabwiye bagenzi babo ati no, ibi bintu bigomba kurangira, tugomba kugenda tukareba. Yari umusore ugira umujinya bya hatari. Bo baragenda, bageze muri office ya president, bazamuka stairs byo kubita niki. Umwe muri bo yaje gukubita umuryango urugi, binjemo basanga president aryamye muri toilette, yishemo muri toilette. President kumva abasore ukuntu bazamutse, akabazi umujinya bafite, akabareba ukuntu bazanye ibikoresho, aravuga ati abangaba ntago baje kugurusha inyanya, abo baje kunshaka. Ubwoba nibwo bwamwisha itajya muri toilette. Amaze kujya muri toilette man, abasore barinjira, bamaze kumugeraho president yitwaga Joseph Momo. Abarebye abasore nta kintu baramubaza, wese ababwira ati rwose nta kibazo ngifitanye namwe, igihugu rwose nimugifate, nanjye bwajya aho cyari cyarananiye. Uretse abasore ntibari bavuye hariya bavuga ko atari gahunda yo gufata igihugu. None ni gute bahise babaha igihugu kandi atari gahunda bari baje yari bizanye? Bo gahunda bari bafite yari yo kuza kureba udupapuro n'iki bakareba uko ibintu bigenda byo projecting aho ngaho muri office ya president, itabaho umusada kandi bagiye kurwanira igihugu. Ariko president ngoja ahita ababwira ngo igihugu ndakibahaye. Aho ngaho birasa naho ku ruhande hari nka mugenzi wabo wese avuga ati ariko ntabwo tuje gufata igihugu. Ngoja we baravuga ati wanyana yimbwa we baraguduha igihugu ngo ntabwo aricyo twari tuje gufata. Birasa nkaho rimwe wese avuga ati man, ariko ntabwo gahunda twari dufite ariyo guhita dufata igihugu. Inkokora ku ruhande ati we wambwa we baraguha igihugu wakwigera gute? Abasore bahise batangaza roga ati igihugu twagifashe. President bamukuye muri office, bamwambika ipingu, bamusora hanze. Bamaze kugera hanze batangariza isi yose bati igihugu twagifashe. President baranje bamwinjiza mu ndege n'amapingu, yitwaga Joseph Momo, baranje bamujyana mu gihugu cya Guinea. Ku myaka 25 n'itatu Melvin Stressa yaramaze gufata ubutegetsi bwa Sierra Leone. Byari ibintu byiza cyane man. Bara abasore babana kugeza ubwo umuntu wari umwungirije yari afite imyaka 21. Abasore bafashe igihugu barakizamura, ubukungu bw'igihugu barabuzamura. Ariko noneho buriya man, abana nawe reka mubaza, ufite imyaka 25 umuntu akaguha igihugu, wakiyobora kweli? Buriya akantu k'ubwana ntabwo kabura. Bari abana bari bafite ishyaka bita NPRC, yitwaga ngo ni National People sinzi n'ibindi, ababizi muraza kwitwandikira muri comments. Ariko abantu hanze barabitaga ngo ni na picking rule country mu kirimi cyabo. Byari bishatse kuvuga ngo igihugu kiyobowe n'abana. Kora ko bari abana man, bambaraga ukagira ngo umuntu akajya mu nama, wasanga inama ya guverinoma ukagira ngo uri concert ya Riclos cyangwa ya Bordeaux cyangwa ya Tafgang, ukabona umujama yambaye sunglasses zazindi zimeze gutya nk'iz'abatwara nk'iz'abantu batwara ibintu bya airfryer. Ukabona umujama yambaye pocket down, ibipira bifite ibiyoko bimeze hano. Muri icyo gihe noneho hari yagizwe abantu bitwa ba 50 cent, umuntu agenda kandi shab man, ukabona inama ya guverinoma, ukabona ministre aguciye ukavuga no ngoje ni ministre cyangwa man, abantu byarabatunguye byahatari. Abahungu bayoboye igihugu, ariko noneho biza kugera ku rwego urumva hari hakirimo inyeshyamba n'ikiza za Robira n'iki, kugeza ubwo umwami Elizabeth yaje kwandikira abasore avuga ati none mushobora kuza mu nama ya Commonwealth kugira ngo arebe n'ibyo bintu. Abasore bamurya simu. Uwitwa Stress aravuga ati no, ye ntabwo mvugana n'abakecuru, Imona diringa n'abakobwa abana bahiye n'iki ntabwo njya kudiringa n'abakecuru. Excuse you, niko bamubwiye. Witwa Queen Elizabeth aravuga ati man, abasore barya igihugu bro. Nibwo umuntu witwa Stressa yaje gutangira kumenya amabanga y'ubu president, iramuryohana. Atangira no uretse
none se ni perezida ku buryo ashobora kuvuga ati ziriya ntuza ziriya aya madiyama ducukura ibi birombwe n'iki by'ama petroli n'iki ushobora gufata amabuye ya diyama nkayajyana mu Burayi mu ndege amafaranga ncuruje nkayitwarira oya buretse se ushobora gufata amafaranga nkagura muri kesi ya leta nkagura imodoka yanjye nziza kagendamo no ushobora gufata amafaranga ngafata umukobwa nkamujyana muri Maldives n'urugero ntanze nkamujyana za Miami kwa kofi ya leta mana abana barya igihugu bro barya igihugu kabisa ariko buretse gatoya umuntu witwa stressa yari yarafashe umugabo yasaga naho murusha imyaka ho ine ngira ngo yamushaga imyaka ine witwaga Bio cyangwa se umwite Julius Bio amugira umujyanama we muri icyo gihe umuntu witwa Bio yararebaga akagira inama perezida ariko anareba abasore ukuntu bari gutwara igihugu akabona ari ukuntu bidacekamo akabona ari ukuntu bitaryoshemo ariko akamugira inama n'iki Bio amucungiraga kacyane akamugira inama n'iki abasore bari igihugu imodoka z'imizinga bro abana bose bakeye muri gihugu baraba stressa bari yo kuyiwe abana mu kabare n'iki ibyoga ibintu bararyoheye igihugu noneho umuntu witwa Bio Julius yaje kubona ibintu bitari kugenda neza fresh aravuga ati noneho urabizi uko yabonaga ko ibintu bitagenda neza ni nako no hanze abantu babibonaga ko barabise ngo ni na picking luli country igihugu cyobeho n'abana hari abandi basore bagera muri 12 nabo beje kwiyogeranya baravuga ati no tugomba kura kudeta bashaka gutera stress kudeta bayiteguye kudeta irabapfubana bigeze ku muntu witwa stressa umujinyura mwica byahatari aravuga ati ndategetse umuntu wese wagerageje gushaka gukora kudeta hano mumunzanire bahise bakora operation babyumva intelligence n'iki bakusanya abasore 12 barabazana babazanye ategeka ko babajyana ku kirwa babafunga ku byuma hariya aranjazana abo twita firing squad mana abana barasimiriro babajyamo n'imiriro 12 bose bapfira aho ngaho buretse haciye iminsi babandi bapfuye uwitwa stressa yaje gusanga babantu bamuzaniye bari abantu bari innocent nta atari bo bigeze bagerageza gukora kudeta kumbi babandi bagerageje gukora kudeta barimo n'abantu bari mu butegetsi bari bafashe abandi basore barabazana mu mwanya w'abandi bagerageje gukora kudeta kugira ngo bakingire ikibaba bamuzanira babandi aranje bari bo yica amakuru yaramaze gusakara ku isi yose avuga ko stressa yishe abantu bizira karengane man yari scandalous bro muri icyo gihe ngira ngo icyo gihe yari muri za 94 gutyo ari nabwo mu Rwanda naho ibintu byari birimo gucika man stressa ibintu baramukomerana inyubako byose atangira kuba stressé haciye hose wari umwicanyi batangira kumwita Butcher of Sierra Leone n'umubazi man umuntu wishe abantu 12 abaziza ngo bari bagiye kora kudeta kandi arabana binosa kandi icyo gihe agera afata abasore bazambaraga z'igihugu afite 21-22 aravuga ati kubera ko buri abantu baba mu butegetsi avuga ati yugeze mu gihe nk'icyo nawe yararimo aravuga ati aba basore bashaka kumura kudeta ko nawe yateye kudeta afite 24 ajya ku butegetsi afite 25 ni minsi 3 aravuga ati abasore nabo bashaka kumura nk'ibyo nanjye nakoze nta pardo yari hari bura ntango bitice that's all they say ubona politiki bavuga ati ntango mitice kuri stress nuko byari bimeze man yajyaga umusore atangira gushika indege akaza yajya mu kazi n'iki ariko abantu bose amahaciye wishe abana b'inzira kane wewe ibintu nk'ibyo ubwo baje gutegura inama bamaze gutegura inama nyine bya bindi by'inama za leta n'iki stress aza kujya mu nama nta murinzi ndetse nta n'imbunda afite urumva president sometime hari yavuga ati imbunda se ikikanda afite abarinzi ariko yinjiye mu nama nta murinzi nta n'imbunda waje kubibona ninde ni uwitwa Julius Bio ari umujyanama we ukomeye cyane yarageze ku rwego rwo kuba ari we nimeho ya kabiri kwa ko ari umujyanama wa president kandi president akaba aramwizeraga nk'umuntu mukuru nanone utajya muri uto tuntu tw'abakobwa n'iki
niwe waje kubibona ko igihugu aravuga ati no iki gihugu gikomeje cyoborwa gutya ntago byaba ari ibintu byiza. Niwe waje kubona ko umuntu witwa stressa yinjiye mu cyumba cy'inama atari armed, nta ntwara afite ndetse nta muntu murinzi. Cyari cyo gihe kiri right time kiwe cyo guhita kura mu intwaro munsi y'ameza, arangije ayitunga umuntu witwa stressa. Aramubwira ati no, this is your time. Igihe twagwaye kirahagije, ibyo wakoze birahagije. Igihugu waragifashe mu minsi ya mbere, wari wagikoze neza, ariko aho igihugu kigana ntabwo twashobora kubyihanganira. Ntabwo dushobora kubyihanganira, yaba nk'igihugu twanzuye ko uyu munsi ari wo wanyuma uri ku ntebe y'ubutegetsi. Stressa nawe nta yindi matamo yari afite. Uwitwa Julius B yasamubwira ati no, ikintu tugiye gukora turaguha transport. Aho watwaye president wa mbere uwitwa Joseph Momo ukamujyana muri Guinea, nawe niho tubuze kukujyana. Man, operation yakozwe mu buryo bwihuse cyane ku buryo bahise bamuvana aho ngaho bamujyana mu ndege. Ibaze bashyize stressa mu ndege, bageze hejuru mu kirere kukumva ko barimo kwihuta cyane. Bageze hejuru mu kirere baza kwibuka ko umwe avuga ati ariko man, muribuka ko Seretse twamufunze ipingu ariko nta rufunguzo rw'amapingu dufite, none tumugeza muri Guinea nindi rumufungurira ipingu. Indege barayikatisha bayizana kuri presidence. Barageze man, uribuka man, usko nta rufunguzo twajyanye ba, nta rufunguzo rw'amapingu tujyanye, muduhe urufunguzo. Barubaha, indege teketeke iraza no muri Guinea. Igeze muri Guinea uwitwa Julius Bio yaragarutse mu gihugu. Ageze mu gihugu ubutegetsi abushyira mu maboko y'abasivili. Ikibazo cyanjye cyangwa se agahomo akigatoya, uwo mu president Julius Momo yahaye ubwo butegetsi wanayoboye igihe kinini by the way muri icyo gihe ninde? Izina rye rinyandikire tubona ko twasomye. Then umuntu witwa Mevin Stressa ari mu gihugu cya Guinea, ubuzima bwaranze. Arangije yandikira United Nations aravuga ati no man, nugute ngende muri Guinea, ubuzima bwa ngende ni perezida wana none mwamfasha iki? Ariko icyo gihe koko baza kureba, icyo gihe amaze kugira byari muri 1996, yari nyuma y'imyaka 4 akoze coup d'etat. United Nations iza kureba iravuga ati by the way uyu musore koko afite n'ubuhanga, yari umupeti wararasomye icyogeza avugaga cyari cya danger. Baje bamubwira ati no, you know what, reka tukujyane ujye ku ishuri. Bamuvana muri Guinea baranje bamujyana mu Bwongereza mu ishuri bita Warwick. Muri iryo shuri bita Warwick ahantu hose hari umusera Leone. Bakumva ngo umuntu witwa Stressa arahaje, byari bibazo. Umusore amaze kuhagera, urumva United Nations niyo yari tangiye kumurira ishuri ngo ajye ku ishuri. Abasera Leone bari muri UK, bari nabo biga muri Norway, muri Warwick, batangiye gutesha umutwe icyo kigo. Aravuga ati no, ntabwo bishoboka, ntabwo umuntu witwa umubazi wa Sierra Leone amaze kwica barumuna bacu hariya mu gihugu ngaze kwiga hano. Ari ibyo ngibyo, iki kigo turaza kugitwika, muraza gusanga ibintu twahakoze biteye ubwoba. Ikigo nacyo cyari gifite standard nziza, cyari gifite izina icyo gihe. Baje kubona ibyo bintu batabivamo, babwira United Nations itihagarika kubukurira uwo bita Stressa. Baranje baza kumubwira ati musaza, ababosi nyine bavuze ko nta peso bazongera kohereza hano yo kukurira, ubwo ushobora kuba wakijajara ugasoma tu akagahembwe kamwe ugahita tuwicishene ntaribi. Stressa nta bushobozi yari afite bundi bwo kuba irindi shuri. Ubuzima bwatangiye kumucanga, butangiye kumucanga muri UK. Urumva bari bagomba kumurira icyo gihembwe kimwe gusa, United Nations yari yadesize. Arangije ava mu gihugu, ava mu Bwongereza ku buzima nabwo bwari busa n'ubugoye, aza mu gihugu cya Gabon. Ageze mu gihugu cya Gabon, ageze kuri airport, abantu ba Sierra Leone bari mu gihugu cya Gabon barabimenya. Baranje bahita batangira mwigaragambya ati uwo muntu numureka kinjira mu gihugu tuzamwicara no ku muhanda muzamusanga ari umurambo. Ati uwo mubazi ntabwo tumushaka. Abantu muri Gabon rero bo muri immigration bavuga ati umusaza, urumva rero bene wanyu ntabwo biri bukunde, ubwo ushobora kugushaka ubundi buryo n'iki uragenda tusabe bene wanyu imbabazi n'iki rega nta kibazo, ujye babwire ko rega ari intuza ari ukuntu rega yari abantu bagushutse n'iki baravyumva wana. Ubwo kuri ako kanya ikintu kitwa ubwo kuri ako kanya bahise bamuterera baramubwira bati
entry denied, no kwango kwinjira byari byanze ko yinjira mu gihugu cya Gabon. Amahitamo yonyine arasigaje ko yari kujya mu gihugu cye cya Sierra Leone, ku buzima bwari bwanze. Ageze muri Sierra Leone yinjira muri Freetown, aho ngaho nta muntu n'umwe abuciraga karutega. Umuntu wabonaga stressa wese yabonaga ari ibintu bikomeye cyane. Umuntu wabonaga stressa yabonaga ari ibintu bya danger, nta muntu ushaka kumwumva. Ubuzima bwaramucanze muri Freetown, arangije afata inzira ava Freetown ajya mu cyaro kwa nyirakuru aho yakuriye. Ahageze atangira ko mu buzima bubabaje cyane kubera bya bindi bya stress n'iki atangira kuzajya anywa za mugoro, umugi, inzoga n'iki. Ariko abasore nabo muri kariza mvuga ati man woy yaza ngo mukabarati we genda wabaye president ariko udashobora no kwigurira inzoga wewe. We ntushobora no kwiduta umuntu wabaye president w'imbwa gutyo wowe. Bamubwira amagambo man. Umusaza ubuzima bumubaho bubi. Iyo bigeze aho ngaho abantu bose umva story ye bashaka kurira. Iba mu buzima bubi cyane. Yarayoboye igihugu ariko benshi bakabona ari wabyiteye. Ubuzima buranga bya hatari, bamujyana mu marehab nkuko abantu bagiwawa kubera yari yarabaye chronique n'ibiyobyabwenge. Adashobora kwigurira akayoga, adashobora kwigurira mu kubita umwice, adashobora kwigurira mu manura jipo, adashobora kugira gute, abaho kuri stress. Ariko muri karitsiye abantu mubwira ati wowe umubazi, wowe igihugu twarakigwaye kirakunanira, wagenda urimbwa. Numva abahwere hariya niko baba bameze. Abahwere nyine bamureba bati president w'ingegera, you know. Mara ubuzima umusaza buramucanga, abona nta yindishwa, abaho nyine ategereje gupfa tu. Ubuzima bwaranze. Enye z'ukwezi kwa kane muri 2018 muri Sierra Leone haje gutegurwa amatora. Mu bantu bagiye muri race yo kuba president w'icyo gihugu harimo uwitwa Julius Biel. Julius Biel umwibuke namukubwiye yari umujyanama wa stretcher, wa stressa, ni nawe wamukuye mwaho ngaho amufatiye imbunda muri 1996. Ubuzima bw'umuntu witwa stressa bwabaye bubigwera muri 1996 kugera mu mwaka wa 2019 niba atari 2020. Uwitwa rero Julius Biel amaze kujya muri race yo kuba president wa Sierra Leone, yaje kugira amahirwe abaturage baramutora. Bamaze kumutora mu gihe kingana n'umwaka umwe yicaye ku ntebe, yaje kujya mu nyamakuru aribuka aravuga ati ariko umuntu witwa Stressa Melvin uriya mupeti ntabwo yari mubi, bushobora kuba ari ugusinda ubutegetsi bwari ubwana. Nk'umuntu rero abantu bose burabagira icyo twita kongera gutekereza cyangwa se kubuka wa muntu wakugize. Ati umusaza nanjye yararangiza umujyanama ariko ngiye nta kintu namumarira, sinamugira umujyanama kuko yabaye umugwere. Icyo yamukorera niki, yafashe indege teketeke imuvana Freetown ajya mu cyaro kwa Stress aho yarari na nyina aho yabaga byarabaye umuhwere, ari umuntu wirirwa aryamye, mbese ari umuntu wabaye imbobo. Agezeyo aramufata asanga ibiyobyabwenge byaramwishe, amuvana aho amujyana muri Ghana. Amujyanye muri Ghana kugira ngo amujyane muri Guinea, sorry, amujyane muri rehab. Baragenda baramuvura bamugira n'ikintu turwara tundi n'iki. Ariko arangije amubakira inzu ya kimataifa hariya muri quartier, amubakira inzu ziza. Ubundi mu mantuza abapresident bose, umuntu wese ugeze abakuri, umuntu wese ugeze yinjira muri presidence abakiri kuri payroll y'igihugu abagomba kwishyurwa n'igihugu, kireka iyo gikorera ibintu bibi cyane. Stress rero icyo gihe n'ubundi urumva yari yaravuye bamwita umubazi n'iki, urumva nta ruvugiro. Ariko Julius Biel amaze kujya ku butegetsi yaributse man, aravuga ati umusaza nanjye yigeze ngira umujyanama we, nubwo twagize kuri byari iby'ubwana n'iki. Amubakira inzu nziza cyane, amushyiramo ibikoresho, amuha abakozi n'iki. Umusaza tu ari aho ngaho nyira muri ubwo buzima, nubwo urumva itabi n'iki. Umuntu witwa Julius Biel yamukoreye ikintu kwa kunini wibuka inshuti yawe, wibuka uko umuntu yagufashije n'iki. Burya kurokonesa n'ibintu byiza cyane. Stressa ari aho ngaho ari mu gicyaro, ariko imyaka ye guhera 1996 kugera mu mwaka wa 2020 yari imyaka mibi cyane y'ubuzima bwe. Ariko umuntu witwa Julius Biel ari nawe uri president uyu munsi,
yamukoreye ikintu cyakindi nyine bura baravuga ngo ugire neza manu kayisanga imbere yataza kumugira vice yataza kumugira umujyanama uyu munsi ntabwo ariko bari kumwibuka yavuga ati no ugenda uri ingegera n'iki n'iki ubu ngo bameze neza ategereje gupfa nkuko natwe twese tubitegereje ariko n'uyu munsi wo wita stressa yavuze wumva ari umuhanga umugabo wasomye wagize gute niyo mpamvu muri iyo squad yabo bari bamutoranije kora ko ari umuntu wari fluent man yari sharp yaracyaye cyane kubijyanye n'ururimi yari umuntu ufite connaissance wari warasomye n'iki kaminuza ajya muri cadette ajya mu secretary cya Sierra Leone ari asoka n'iki ya imyaka inengira ngo yayoboye 9 man yari imyaka nyine yaryoshye karisa yaryoshye ariko nanone imyinshi yarayibabaye kora ko yabagaho abantu ngo toteza n'iki president w'imbwa twagize president n'iki udashaka kwigura icyayi abahwere bamubwira ati wegenda udashaka kwigura n'iki bamubwira ati wanguriye icyayi ati wegenda uri imbwa wowe yajya mu kabari murasaza ati n'umwe no ku nzoga wowe man ubuzima buramucanga nyine tu ariko umuntu witwa Julius Bio uyu munsi nawe president wa Sierra Leone abufashije mu bakinzo ya kimataifa nk'umuntu wabaye president amushyira kuri payroll amuha abakozi n'iki uyu munsi amaze fresh so ari mu president rero Afrika bato ya Afrika yagize ariko nanone basinze ubutegetsi ariko hari abandi bagiye baba bato ariko nanone batakoze n'ibyo yakoze nagura urugero nka umubyeyi wacu nawe yateka inzova ngira ngo urebye igihe yagiye ku butegetsi muri 1994 nubwo ari vice president yarafite 37 nyuma y'imyaka 6 muri 2 ngira ngo yarafite 43 aza kuba president wiziba cyuho nyuma y'imyaka 3 nanone ahita aba president utowe so ukareba kwa Museveni ngira ngo yafashe ubutegetsi ifite 41 ukareba uyu musore nawe uyu mugabo wo muri Senegal uherutse kurahira ya usanga muri cyo gihe ariko muri cyo gihe urumva abantu babasore bari b'imbaraga z'igisirikare nibo bafataga ubutegetsi cyo gihe bakira abasore n'iki ariko uyu Melvin Stresser man bro yaje guca agahigo aba president mutoya ariko nanone ubuzima bwabihiye president umugo president ujyanwa muri rehab president udashaka kwigurira icyayi president udashaka kwigura chapati n'ibishyimbo man Zari bya danje wadao so ni umunsi nari navuze ati ndabacapira ko gakuru ka Melvin Stresser wabaye president mushobora ko mbuza bya mubyumva handi ariko nuko muko story yagenze umusaza araho ngaho ibereye mu byaro bya Sierra Leone arimo rero uko Imana igira neza nyuma yuko nyine uwitwa Julius Bio amwibutsa akamushyira kuri payroll ubu ngubu ibintu biragenda neza ariko na amateka ye uzamumva ahantu henshi ariko that's the true story yiwe amazina yanjye ni Chris Kame reka mbifurize byiza ibiganiro nk'ibi ngibi by'amateka akarishye nakagaruka kuri Kame TV Rwanda ariko man twakwamye kuba subscribers ntabwo turi kuzamuka ntabwo muri gukanda bro kanda sharing iki kiganiro duhe comment kubyumva n'icyo wumva twazakubwiraho n'uburyo kimbahamo inkuru ariko nkubwire ngo nyita kanyamagambo nyita kabara nkuru nyita intare y'amakari of course I'm the #1 storyteller in Rwanda ibyo tubyemeranyeho we kanda aho ngaho turebe ko twikorera urusharing n'inshuti zawe n'iki turebe ko twazamuka bro tuve kuri 30 tumaze mwigiye mande 30 tukubite muri za 40 tugende muri senkani ejo tuzane award ya YouTube wadao imisi reka bifurize byiza ni cyumweru cyiza man mukomeze mugira ibihe byiza abagiye muri kesha mukomeze mube mumeze neza n'iki bye